guhera hanze napanze 11 ba Peri n'ubu ngiye kongera mbasubiremo. Okay, twagiye mwizamu n'ubundi ni Pierre nibisanzwe Tiger ishimwe Pierre Mario. Ishimwe Pierre Mario. Kabiri umuhungu wanjye ameze neza Kagege Ewana. Gatatu ni Claude Yiringiro Jean Gilbert Kagege. Gatatu ni Claude Captain niyo mugabo Claude. Kane na gatanu ni bisanzwe ni Yunusu na Kerem. Umuntu witwa Sekiganda igitego cya mbere cy'umutwe acomotse mu Ewana mu bakinyi bari bahagaze Mambata yabateye igitego cyiza arabanza gatandatu impande Dawuda Dawuda hagati Dawuda ni umunani kandi ubushize ntabwo yari arimo urabyibuka ubushize ntabwo yari arimo none haraba Dawuda ni umunani 10 Memeri Dawo impande none ndakoresha umuntu witwa Watara koreshe n'abafi noneho icyenda ryanjye William utpanze ikipe itarimo Ruboneka. Oya Ruboneka ntago mushyiramo Ruboneka ntago ndi bumushyiremo uyu munsi araza simbura araza huhura ahubwo icyo mbaza kuri Super Coupe nabwo bagendera ku banyamahanga benshi cyangwa uko basanzwe bakina bashaka gushiramo abanyamahanga 11 ariko ikipe umungu wajya panze ni sawa ariko nta kipe nimwe ya Peri yaburamo Ruboneka. Memeri Dawo namushiranze ngashiramo Ruboneka abameze nk'umuntu wisiza amavuta iyo umukoze huranyerera wabukoza gashya. Memeri Dawo agomba kuba arimo ahubwo umukinnyi umwe wo mu wingari yajya hanze Ruboneka agomba guca ku ruhande handi arajyamo sada warakariya barafinda niyo mpamvu mutarabatoza mureka abatoza bapanga iyo ni y'abafana ubwo tutategereza yana bir reka twumve rwose ngiye kubaha ijambo byarawe ngiye kubaha ijambo murayipanga namwe cyangwa ari kirusha kuvuga twanayipanga ko ntabwo baza abakinnyi nta cyo twanayipanga uko ari 11 ubwo ngiye cyo nshaka kubabwira ibyo nabwo rujugiro ugatasubira Super Coupe ntago njya ashobora kuva yazimya amatara bikanga yagira gute uyu munsi ntago yacu urusinga ngo bishoboka kuko ira stade ifite ubudahanga kandi binabaye ngombwa ari ahandi bayijyanye ina nafashe umwanzo wo kwizana generator yanjye yaba ngombwa nabona bazimije nkababwira ati ngari mukoresha ingi yiwe murabura yo guhemba mubona yo kugura generator ibyo byihorere twebwe ikipe ya Super mama kubwira ngo ni y'abanyarwanda bose ninge nawe ariko wowe nubwo uyitanga mwena n'intunga yawe bakeneye kuko bafite abayikora mwereke se message y'igiceri 150 nabahaye ejo bundi banyoreje muje oya nawe nayaho waguze mu miti kuri oya narayohereje kandi message nyifite ikintu kizana nababwira y'umwareko nibyo watanye navuga kuntu abaryo tuba dusa neza muri stade kuri n'umweru mbwira n'abantu ko imipira ya Sport mba nyifite nyikura hari akure ko sanywe nawe urayicuruza cyane n'umuzungu zayo ahubwo bamufashora bamusigaye witonda bamufatiza amafaranga bamwegera umutaramu njya mubona rwose ariko nakabifite uburenganzira ndabufite kuko nabuhawe na kwese mwebwe na kosa bafasha sibyo ikintu kiza kiriho cya mbere kwese nagwizi nzitike none ikindi cya kabiri kikurikiyeho twebwe turi tayari ejo twanakoze inama mu bashyushya rugamba tugira ibigwi n'ibyo tuganiraho byiza ukuntu tugomba gufana niyo mpamvu batubwiye ngo turitonze ntabwo dushaka kumenya n'abafana ba Peri wagira ngo se n'ibiki muri football tugira ikinyamwuga tugiye gusoza rero tugiye gusoza kuva watangira itangazamakuru wari wumva umufana wavuye muri Peri akajya muri Rayon hagira umuntu umbwira ko yari yabyumva ntawe uzi ariko njyewe bava muri Rayon bakaza muri Peri nakubwira 6 cyangwa 8 cyangwa 10 barahari nk'ubu hano Ziniya wa mwana w'ikabuga Sarpongo se yaje abakunze cyangwa yaje mu Marayika ni yari yaje Marayika ni yari yaje mu Bugesera ntago mubyibuka mu Bugesera ni yari yaje Marayika wahe ntago mubyibuka Marayika wahe wowe nzana video zawe ntabwo nzi nzana video zawe wambaye Peri wowe Nyiragasazi umwitiranya na Marayika ubwo ufite ikihe kibazo urashaka kutubwira ngo umunani ujye tubwira ngo ari umugezi oya hari nk'umuhungu n'ukuri kw'Imana hari umuhungu ucuruza ibirayi Ziniya ubiranguza bita Moyize n'ukuri yitwa Moyize njye ubwanjye yarambwiye ngo mbabarira ndashaka kugira ngo mbe kuri rongeye kurwara umutima ndi muto ariko Sarpongo we turamwemera ari undi mugabo wita Cyabingo nkure n'imodoka yisizereyo ariko abakobwa be barabareyo ejo buri nabahaye amajezi
babiri sibyo ugashyiraho basarupongo sarupongo se yaje mu kazi yaje abakunze mwebwe buriya uzabaze yarambwiye ati Rujugiro mu buzima bwanjye nagize amahitamo mabi nta musanzu we dukeneye nagize amahitamo mabi gufana Rayon Sport ariko ukubera Imana amahitamo yanjye yagarutse ku mutima wanjye y'ipiyano ndimo tujya tuba ngo yahungiye ubwayi mu kigunda pe yaba amafaranga nongere ntaho yagiye dore video zawe wambaye jezi za pe umunsi uzabona video yanjye nambaye jezi ya Rayon Imana izamamagare mu bayo nyine Rujugi wowe uri umufana mukuru ukomeye ni gute ufata marayika ukamwitiranya na Nyiragasazi wabonye Nyiragasazi ubona ko ari ngiye marayika unasetsa wowe reka nashyiraho video yawe murakoze cyane reka dusoza noneho rero kizima ari ijambo rya nyuma mwumva mwabwira abafana bagenzi banyu noneho dusoza turasozanya na Murari ijambo twebwe twabwira abafana mutubabarire umuntu wese ufana AP aze kuri match yambaye jezi y'umukara n'umweru nicyo musaye cyo ikindi uyu munsi murishima kuko bishobora kuba ngombwa ko kubera umuyoboro tugiye gutanga wa 5G ejo haba konje murakoze cyane ngira icyo nongeraho ubutumwa bwa nyuma ngira icyo nongeraho gatoya ndasaba buri mufana wese ahantu hari ndahamagara Jado ndahamagara Fiston ndahamagara Kerema buri umuntu wese witeguye kuza kuri APR uyu munsi amarembo arakinguye mbone rero gusuhuza n'umubyeyi nkunda cyane witwa Mama Kerema nsuhuze na madamu wanjye n'abana murakoze cyane nka Radio Rwanda. Hanyuma rero wanyanze ndetse na Marayika hari umuntu umbwiye ngo mbayite iki wumva se abare ubwa bumwe bw'abari niti kimwe ariko yamaye ndayihande wayiha Marayika naribi se bare ntabwo rero bakaguze tike yitwa Kamana wa Kaso ramwe amnyerera tike ngo nyihe umwe mu bafana ba Rayon ariko Kamana no wape arakoze cyane Kamana wibuka ko Wakaso n'umufana wape uguriye umureyo aguriye Wakaso n'umureyo ni na mushito wanje iyo Marayika kuko ni muri ngena nariguze wari wayiguze nanjye wanyanza ndamwinjiza oya byihora uramwinjiza se ufite ubuhe burenganzira aho kirimo kuvuga rata muvandimwe ubwo rero itike ya Marayika nta kibazo musoza hanyuma icyo ashaka kuvuga cyane mu kuvuga ndashimira umuryango wanjye no munasize mu mabwiye ngo amazi nibayakureho kuko nayashyuhije arimo aratogota byata ese washyushya amazi saa 3 akageza saa 4 atarakama usibe narashyuye umbaze ikintu ukora urashyushya ukayagumishaho muri teremusi kuko cyagikora kuntu kirimo kuyagaraho utagifatiranye cyakuganza gishyuhiriza amazi menshi niyo mpamvu nasize mbwiye umudamu atayo mazi nuyakure uko maze yashyushye paka noneho ikindi gikurikiyeho rero ndagira ngo mbwire APR mu rwego rwo kubihanganisha hari akarembo nabateguriye ubudwishavu nawe ryica maze kubibona gasenyu uba warapfuye uzize nkakobora ndibuka igihe wazimyaga amatara twarwaniraga igikombe cya Super Cup i Rubavu gikona kuraburije toyangira yuko busigaye utsindwa wenyine none umunsi urakubitwa 2017 okay asante sana twagiye toyangira yuko isabiriza ibwira abantu kanda kanyenyeri abayikunda n'abatayikunda n'ubundi wakwanga yakwangareyo ngo twangareyo bare kujya Nyanza ngareyo bambutse Nyabarongo ngareyo umuvura batwara bageze kwa Haji barwanira ikivuguto ngareyo uzabaze Makenzi ngareyo uzabaze Rahuru ngareyo uzabaze Donadeyi murakoze murakoze cyane ubwo Keromeri ganye uza gutsinda rwose undi abyemere ubwo nako turaba tuhari ubwo abaninshuti cyane n'ubundi barasangira tuvuga kuri iki gikoresho ariko arimo abiri yonyine iyo imbunda ni yihe nese arimo abiri atsinda 5 uzi impamvu harimo abiri ari bushwanyuze umufana wese wareya ahabari asante ayibonye yes sir asante murakoze cyane Marayika ndetse na Wanyanza murakoze cyane Radio Rwanda ariko abanyamakuru na Ruvanga turakwemera cyane asante sana abafana rushati ndaza kubagaragaza mu kibuga uraza kubibona okay murakoze cyane ubwo n'abafana bo ku mpande zombi ba Rayon Sport na PN Derby saa 12 n'igice kuri Stade National Amahoro i Remera n'umukino muza gukurikira kuri Radio Rwanda. Radio Rwanda twagezeyo saa 12:15 twatangiye na TV y'igihugu
match iracaho live Super Coupe y'abagore kugera kuri Super Coupe y'abagabo. Nyamuneka tunabwira abantu ko nta gihe cyagusize ushobora no kuvuga ati nkeneye kwamamaza muri izi match waza rwose biracyafunguye ntekereza ko ni TikTok rwose ni ibintu byihuse cyane match irakorwa mu buryo butandukanye. ni navuga yuko ni match mu by'ukuri ni umunsi uri busy harira iremera ubu ngubu polisi y'igihugu nayo yatangiye gutunganya ibintu byose kugira ngo abafana baze kugira umutekano ubwo bari berekeza iremera ubwo bari buze kuba bataha urumva yuko n'abantu benshi cyane 35 tumaze gutangaza mu kanya 36 Samir na 38 bashoboka na 40 byanashoboka kuza kujya muri stade amasaha 6 habura igeze ku 36 bongere nk'ibutse abantu bagura amatike ahubwo 939 akanyenyeri 939 urwego ukurikiza amabwiriza kuko ugura none ahangaha aragura hasi hejuru nta byango VIP zashize uragura hasi ahasanzwe hose rowa ubureba neza cyane arava ko apabwo ngo ari kubona ikigo cyose apari n'abantu bayikunda bavuga ati abantu hose ndafite bati nguni zose ikibuzi zifite zose icyo nkundira rowa urumva ni iki bawegeye n'agashusho gafata kaba kakwegereye keretse ibyo ngibyo ahubwo ariko abataramu bakamejeje abantu bari kumanuka mbonye abataramu bava za Rubavu ku mpande zombi Yusufu ari kumwe ati ndi kubakurikira nimanukira Taramu Yusufu aviru bavaraza ukurikira match. Iki kintu cya Rayon Sport cyo konyama bakiri cyatumye no match igira izindi imbaraga ya. Kuko nk'ikintu abafana ba Rayon Sport n'abandi bategereje kuza kureba. Nuvuga ngo ni bande baza gukina derby mu bakinnyi twasinyishije. Umwanya wo kumurika abakinnyi bayo. Nta muntu uzi 11 ba Rayon Sport kugeza magingo yanga. Ari probable line-up umuntu amaye ya Rayoni. Probable line-up ya Rayoni mu izamu ni Olivier Kwizera. Serumogo kuri kabiri. Kuri gatatu Ben Aziz Dawo. To defense Meri Bayisenge na Yannick Bangara. Litombo. Hanyuma hagati mu kibuga Likau Kitoko. Afatanya na Rishari na Kitoga. Hanyuma tambwe urande rw'ibumoso urw'iburyo Asmani na Jesus. Asmani hagati ya Jesus na Tambo. Ngabo 11. Asmani hagati ya Tambwe na Jesus. Yego. Urebye ntacyo yabitwaye. Ahubwo Abedi afite ikibazo. Abedi ashaka kumuzana nagaraba tayari. Kuko nano babonyejo nka foro nganya akorera ku ruhande abantu wenda banabimenye iyi match nagaza gukoreshwa. No mu myitozo yakoreraga ku ruhande abandi bari gutegurwa kugira ngo baze kuba bari tayari kuri iyi match. Yirebye muri Mediane nibyo bari bakeneye nimero 6 yirebye uyu musore Likau nta kindi yazaniwe burya izi match nizo werekanira aho equipe n'abafana ko uro kwizerwa wareba Richard nibyo niyakinnye match ishize yigeze kugira ikibazo cya suspension cy'amakarita ariko turabizi yuko yagize amahirwe akabona nimero 6 mu security. Richard afite capacity yo kuza kurekipera ballon cyangwa se kuyakana nimero 6 akaba yanayitwara nawe ubwiye assist ashobora kwitanga afite amarelance azi gutanga amwe maremare ajya mu mpande azi gutanga amatru passe ivuga ngo uyu munsi witwa Kitoga kwa kunda bashaka gukira igitima yikubaganya kabisa anyura mu bakinnyi ba adversaire araza kubakinira mu mugongo wa rutayizamu ko buri kintu Rayon Sport yaburaga kuri nimero 6 wasanga gafite nka 6 Aimable cyangwa se afite Sefu ari umukinnyi ikinira inyuma ugasanga Risari biramwobrija kujya kwegera nimero 6 ukabona n'abakaseri babiri aho kugira ngo agira abamirere kipirateri babiri umwe akina 6 undi akina 8 box to box yafata n'umupira Risari ukabona biramusaba gukora ibirometero byinshi kandi adversaire nawe niba akomeye muri Mediane ibyo birometero urasabwa kubikora unyura no mu bakinnyi ba adversaire ari ugasanga na Tony Kitoga muzarebe yabaga nawe yagarutse inyuma arakuvuga ngo Tony Kitoga aracenga cyane ari nta yindi mpamvu na yindi option yabaga asabwa ko acenga kugira ngo umupira uze kugera mu bakinnyi basatira ikibuga cya Stade Amahoro nacyo kikaba hatari iyo ukinira inyuma cyane ikibuga kikubana kinini bro uzi ko abakinnyi b'abawingu yikinira inyuma usanga nabo wabakuruye bigasaba kutera imipira miremire basabwa speed na pace reka ngurugero au contraire kuri APR kuki barafinda kenshi abamwiza mu mahoro barafinda afite speed afite pace iyo teye uwo mupira afite imbaraga cyangwa se afite uwo muvuduko umupira usanga imbere utararenga kenshi rero aba defenseur ba adversaire iyo equipe basa nkaho bari gwererekanya bo badakinira mu rubuga rwa adversaire n'ubundi usanga uri burwane no kujya gufata nka barafinda cyangwa se Watara cyangwa se yakwera imina umwe muri abo bawinga ba APR ugasanga araza kwitabona espace video gukiniramo kurane rwa Rayon Sport rwose kuza kwa Likau nababera igisubizo nawe gihe cyo kwemeza no gukonvenka bareyo ni iki ngiki
biraza guha Freedom Richard nawe abashe kunobagiza imari neza Kitoga nawe bari mu mugongo wa rutahizamu kuko n'ubundi Asumani nawe iyo afite umuntu umwegereye bituma aguma mu bagura abadefenseri ba adversaire nawe akaza kubona mu occasion menshi kandi ari hafi y'izamu uyu mwana Sindi Paul ngenda biprefera Rayon Sport ikeneye umuwinga bataza gukora ikosa buri ikintu udafite umuwinga biranagorana kugira ngo uze kuba ubona uburyo bwinshi imbere y'izamu ubundi bakagira uyu musore Tambwe Gloire impamya ko we nta gushidikanya niwe top scorer wa Rayon Sport niwe mu buryo bwo gukora ibitego ahagaze neza Emmanuel bize cyane ngiye nayemeye cyane rikawa kina yegera imbere umushyiraho abana batara muri sawa abavuga ururimi rumwe nkare bari kumwe abakoboye ngo mu migisha rwose batangiye kwicara hariya mu migisha nako kanya aho yitwa mu migina ese kuki baba bubisha